Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora, nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Sano Empire ibonye amakuru iyibagezaho mu ba mbere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu gisata cya entertainment, tukaba tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa nyuma y'isohoka ry'indirimbo bita Sikosa. Akaba ari indirimbo yakozwe na producer Element ndetse ikaba yarakorewe muri label ya 155am, akaba ari y'umugabo bita Coach Gael, ibarizwamo abahanzi bakomeye cyane nk'uwa mbere Bruce Melody, Kensol. Murabizi yuko muri ino minsi nabo bari guhitingana ibikorwa bigiye bitandukanye birimo indirimbo. Murabizi yuko Kensol afite indirimbo iri hanze, Bruce Melody nawe nuko. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo tugiye kuba twagarukaho, ahubwo icyo tugiye kuba twagarukaho kuri ino ndirimbo Sikosa. Murabizi yuko yateje saga nyinshi cyane, haba kuri Coach Gael ndetse na The Ben. Murabizi yuko uyu The Ben afatanyije na Kevin Kade ndetse na Element, akaba ari indirimbo n'ubundi barimo, ndetse akaba ari indirimbo iri gukundwa cyane. Mbere y'uko isohoka rero mwakomeje kugenda mubyumva yuko bagiranye amabifu, ariko ari bifu zazuwe n'irikorwa ry'indirimbo, kuko uyu Element yakoze indirimbo y'uno mugabo The Ben, kandi batarumvikanaga n'uno mukire Coach Gael. Ndetse Coach Gael avuga yuko rwose ibi bintu bitamushimishije. Nyuma yaho nibwo rero baje guhura, bashaka buryo ki ibintu babishyira ku murongo, birabakundira, babishyira ku murongo, babishyira ku rundi rwego. None tayari indirimbo yasohotse. Ni indirimbo nziza nk'uko twabashije kuba twayumva, nta muntu wahakana ubuhanga bw'uno musore Element, kuko chorus uko yayiririmbye ndakeka yuko nta muntu wari kuririmba nkawe, kuko uyu Element afite ukuntu afitemo sound ijya kumera nk'iya Ngabo Medali. Ariko uyu simvuze yuko wenda aririmba kimwe nawe cyangwa se aririmba nkawe cyangwa ngo amwigane, ariko afite ukuntu afite umwihariko agore ku rurimi ukajya kumva nyine ibintu biri kugendamo neza, kuko n'abantu iyi ndirimbo bari kuvuga yuko ishobora kuza kuba isereri mu matwi y'abantu nk'uko Fudetwa nayo yabigenjeje. Uyu nguyu rero ni ukuvuga ngo uko byagenze baragiye barabicoca nyine ibibazo, ariko bishoboke yuko rwose byari ukurenzaho, bitewe n'uko ibirango bya 155 ntabwo byigeze bigaragara muri ino ndirimbo, sibye Element nyine nk'umuproducer wayikoze, ariko 155am ntabwo yigeze ibasha kuba yagaruka muri ino ndirimbo. Uyu mukire Coach Gael nyine uko bari kugenda bakomeza bagenda babivuga, nuko uyu Coach Gael nyine byabayeho kuganira byo kurenzaho, gusa harimo mu bufatanye mu gupromotinga ino ndirimbo, kuko posti z'aba bagabo bose bari kugenda bagerageza buryo ki ba promoting ino ndirimbo ngo igere ahantu henshi, igire views nyinshi nkuko izindi ndirimbo nazo ziri kugenda muri ino minsi biri kugenda biba bimeze. Ariko uyu rwose Coach Gael ikigaragara cyo rwose mu byo bari kuvuganaho ni mu buryo bw'ino ndirimbo gusa, ibindi byo byari ukurenzaho gusa, kuko niba ibirango bya 155am bitabashije kuba byagaragara muri ino ndirimbo, bisobanuye yuko hari ikindi kintu gishobora kuba kitari cyanozwa neza. Gusa iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi, abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri uno muhanzi Element, bisobanuye yuko rwose uyu Element, yego bano bagabo n'ubundi bayikoze ari Kevin Kade ndetse na The Ben, bose ni abahanga, ariko uyu musore afitemo akantu k'ubudasa, afitemo akantu ukuntu rwose, kuko iriya chorus niba mwana yumvishije neza, uyu Element afite ukuntu nyine yagakubisemo neza, byinjira muri beat neza, kubera yuko nawe aba ari nawo wanazikoreye, afite ukuntu nyine yinjiramo kumva rwose arayinjiyemo. Uyu nguyu bishobora kuba rwose ari tara n'ubundi nk'iya The Ben, nako nk'iya
Meddy yongeye kugaruka muri Sekira Music. Murabizi yuko Meddy n'ubundi bya Sekira Music yabivuyemo. Uyu nguyu rero nawe murabizi yuko Sowe nawe yari imaze iminsi iri gutrendinga, none hahise hakurikiraho indirimbo. Gusa hari ikindi kintu tutari twabasha kumenya mu buryo bwo gupromotinga izi ndirimbo za bano bahanzi, zishobora kuzatuma bamwe basigara bazimya.